nimba ari ikigeragezo abaganga bakunze guhura nacyo rimwe na rimwe kikabageza no mu nkiko bakajya muri RIB bakajya kuburana kandi batabigizemo uruhare, ni igihe baba bari kubyaza, ukaba uri kubyaza umubyeyi, umwana akamanuka buhoro buhoro, umutwe wagera hariya imbere ku gitsina wenda gusohoka neza neza ugahagama aho ngaho. Akenshi umubyeyi iyo ari gusunika ntabwo abimenya, n'abari hanze ntabwo babimenya, ariko ibyo nibyo bita shoulder dystocia cyangwa dystocie des épaules. Dystocie des épaules cyangwa shoulder dystocia ni igihe umutwe w'umwana wamanutse wamaze kugaragara hanze, umwana yenda kuvuka, ibi bitugu bigahagama mu imbere, bigahagama mu matako y'umubyeyi, maze umwana akarekeraho ntakomeze kumanuka. Ahangaha ababyeyi benshi ntabwo babimenya, ariko abaganga baba bazi icyo gukora. Gusa ingaruka zivamo nizo turaza kubona, nizo zituma ababyeyi benshi bajya kurega muri RIB, bajya hehe kurega abaganga ngo abaganga barabarangaranye, nibyo byatumye n'ibiki, ariko turabisobanura ahangaha. Iyo rero ibyo bibazo byose byabaye, akenshi umuganga ubizi uzi kubyaza neza ahita abimenya, kuko abona uko umwana yagendaga amanuka, agenda kuvuka, agera hanze, umutwe, iki gice cy'umutwe cyagera hanze atangiye kukibona, kigasa nkaho gisubiye inyuma, ukabona umwana wamanukaga umutwe usa nkaho usubiye inyuma, usubiye mu nda nyine, noneho umubyeyi akagerageza gusunika bikanga, umutwe ugahagama aho ngaho umuganga ahita amenya ko habaye ya shoulder dystocia. Umuganga rero iyo byabaye uko nguko, icya mbere akora icyo bita manœuvre de Mark Robert cyangwa Mark Robert maneuver. Iyi Mark Robert maneuver umuganga akora iki? Afata amaguru y'umubyeyi akayahina, yamara kuyahina noneho agasunika, agakoresha ukuboko agasunika hejuru kunda, munsi y'umukondo, kunda y'umubyeyi. Uko gusunika abasunika ibi bitugu by'umwana, kuko ibitugu nibyo biba byahagamye aho ngaho mu matako, ibitugu aragisunika, yagisunika kugira iki gitugu yagisunika kugira kibashe kumanuka, kibashe guca muri ya myanya y'ibanga y'umubyeyi. Iyo amaze gukora ibi ngibi bikanga, ashobora gukoresha indi bita Woods maneuver cyangwa maneuver de Woods. Iyi maneuver de Woods umuganga cyangwa umubyaza afata ikiganza cye, ukuboko, akakwinjiza mu imbere inyuma y'ibitugu by'umwana, umwana uri mu nda nyine, yamara kubyinjiza inyuma y'urutugu rw'umwana, maze akagenda abihindura abiganisha imbere. Iki gitugu rero kiri inyuma agenda akiganisha imbere kugira kibashe gukwira muri ya myanya y'ibanga y'umubyeyi, kugira noneho abashe gukurura umwana, abashe kuvamo. Ibi ngibi nibyo bakunze gukora. Ikindi cya gatatu, bashobora gukora icyo bita manœuvre de Jacquemier. Manœuvre de Jacquemier cyangwa Jacquemier maneuver ni kwa kundi umuganga ashobora gufata, hari urutugu ruba rwaje imbere, urundi rwasigaye inyuma. Urutugu rwasigaye inyuma ni rw'umuganga ajya gufata, akajya gufata ka kaboko ka rwa rutugu rwasigaye inyuma akagakurura, yagakurura bigafasha umwana guhinduka, maze agakurura umwana akabasha kuvuka. Gusa hari igihe bashobora gukoresha iyo bita manœuvre de ruban. Iyi manœuvre de ruban ni igihe bafata ibitugu by'inyuma, ibitugu by'umwana inyuma, bakabifata bakagenda babihindukiza kugira babiganishe imbere. Ibi nibyo bashobora gukora. Noneho hari ibindi bakoreshaga kera, abantu batize kera ibyo kuvura bitaratera imbere cyane, babandi babyariraga mu rugo. Abantu ba kera rero iyo umwana yahagamaga mu matako, umugore umubyeyi bamupfukamishaga hasi, agapfukama, noneho akamera nk'umuntu ukambakamba, noneho bakamusaba gusunika kugira pression ya pesanteur cyangwa ya gravité ifashe umwana kumanuka. Gusa ibi ngibi byose byanze, mwagerageje guhina amavi y'umubyeyi ngo
iyo ibi byose byanze rero mwagerageje gukoresha ziriya maneuver zose Macrobert, mwagerageje gukoresha iyi Woods maneuver, mwagerageje gukoresha izindi maneuver zose. Iyo abaganga rero bagerageje ziriya maneuver zose, guhina amavi y'umubyeyi kugira barebe ko bakongera pression, guhindura ibitugu by'umwana kugira barebe ko yamanuka, gukurura kwa kuboko kuri inyuma kugira barebe ko yamanuka, byose bikanga, umuganga ashobora guhitamo kuvuna iri gufa ryangaha, iyi clavicule, iri gufa umuganga ararivuna kugira barebe ko umwana yasohoka. Iyo barivunnye rero birumvikana ko umubyeyi amara kubyara, umwana akavuka afite igufa ryavunitse, bagategereza amezi runaka cyangwa igihe runaka kugira iryo gufa ryongere risubirane. Gusa ibi byose muganga ashobora kubikora, byose bikanga. Iyo cyane cyane iyo umwana ari munini afite ibiro byinshi abyibushye, ibyo byose muganga ashobora kubikora akavuna n'iryo gufa bikanga. Iyo byanze rero umuganga ashobora gukora icyo bita maneuve des Avanelli. Maneuve des Avanelli ni igihe umuganga afata wa mutwe w'umwana wari wasohotse akawusunika agawusubiza muri nyababyeyi, yawusubiza muri nyababyeyi maze bakakujyana muri salle d'opération, bakajya kukubaga kugira umwana ataza gutakaza ubuzima. Ahangaha rero niyo haba ibibazo. Birumvikana biriya byose navuze, nubwo ndi kubivuga vuba vuba, ariko ku muganga aba ari stress, aba ari ikibazo, ibintu byose aba ari kubyibaza, ingaruka ziravamo. Ingaruka ya mbere ivamo nuko birumvikana umwana kubera kwa kumukurura bakoresheje imbaraga ashobora kuvamo ukuboko bakunda gukurura cyane kwabaye paralyse, niyo bita paralysie du plexus brachial. Iyi paralyse rero ababyeyi iyo amaze kubyara umwana akabona akaboko kamwe katari gukora kabaye paralyse, ahita avuga muganga yarandangaranye, ni wanyiciye umwana, akajya kurega muri RIB ngo uwo muganga bamufunge, ngo bamuryoze ibyo yakoze, wagira ngo hari ikosa yakoze. Mu by'ukuri iyo ni ingaruka iba yarabaye kubera ko umwana wawe yari yarananiwe kumanuka, umuganga agakoresha aho kabaye kugira umwana avune. Icya kabiri nk'uko nabivuze ni uko umwana ashobora kugira rya gufa akavuka ryavunitse kubera ko umuganga yarivunnye kugira umwana abashe kuvuka nta kibazo. Ikindi cya gatatu gishobora kuvamo ni uko umwana ashobora kuvamo yananiwe, yavamo yananiwe akavamo ubwonko bwe bwangiritse, umwana ashobora kuvuka agatangira kurwara igicuri, akajya agagara nk'umwana urwaye igicuri. Ikindi cya nyuma gikomeye cyane gishobora kuvamo ni uko bashobora gukora ibi byose bikarangira umwana apfiriye aho ngaho. Impamvu umwana apfira aho ngaho ni uko za maneuver zose bari gukora ziba ziri gukanda urureri ruriya rucamo amaraso, ruha umwana intungamubiri na oxygene. Iyo rero umwana amaze igihe kinini hariya, urwo rureri rutari gucamo oxygene, umwana atari kubona oxygene, ashobora gupfira aho ngaho. Izi ni ingaruka ziba ku mwana. Ingaruka ziba ku mubyeyi ni uko umubyeyi ashobora kumara kubyara akava cyane, bikaba byaba ngombwa ko bamutera amaraso, byaba ngombwa ko bamubaga nanone nyababyeyi bakayikuramo, bikaba byanamuviramo no gupfa. Ikindi cya gatatu gikunze kubaho ni uko umwana kubera ko aba ari munini ashobora kumanuka mu gitsina cy'umugore hakazamo ibisebe hagacikagurika. Ibyo ngibyo byo ntabwo biba bikomeye cyane kuko abaganga barabidoda, nubwo bitera stress cyane ariko abaganga barabidoda bikarangira. Ikindi gikomeye cyane gishobora kubaho ni uko muri za maneuver abaganga bari gukora, guhindura umwana, gukurura ibitugu na bya bindi byose navuze, ushobora kuvamo ko nyababyeyi igaturika, yaturika umubyeyi akaba yatakaza ubuzima aho ngaho. Niyo mpamvu igihe cyose bagukoreye ecography utwite bagasanga umwana wawe ari munini, ukwiye gutangira kuganira n'umuganga ukamenya uburyo uzabyara. Babagore banga ngo ngo barampanuriye ngo nzabyara neza kandi ufite umwana munini, bikaza kukuviramo ibi bibazo, birumvikana ko ingaruka uzirengera. Ahangaha rero ni hahandi iyo umwana ari munini muganga ahitamo kugukorera cesarienne akakubaga hakiri kare kugira izi ngaruka zose twavuze zitanza kukubaho. Ikindi, igihe cyose basanze ufite isukari nyinshi utwite cyangwa ukaba ufite
barakoze ecography bagasanga umwana ari munini, byaba byiza kugukorera cesareenne ukabyara ubazwe hakiri kare kugira wirinde izi ngaruka. Tukaba tugushimiye tukwibutsa gukanda kuri like